Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gukomeza inyigisho yacu aho twagarukiye ubushize. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kizira cya gatatu Uwiteka yanga muri birindwi, ari cyo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'imigani 6 umurongo 16 kugera 19. Haranditse ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira n'ibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indari kuvuga ibinyoma, ndetse n'uteranya abavandimwe. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe kwiza, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ijambo ryawe. Dusengeye imitima yose igiye kwakira iri jambo ryawe. Urakoze kuko ushobora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Hope Family Ministries irashimira mwebwe mwese mumaze gukora subscribe, abakoze like, namwe bakoze share, muhererekanya ubutumwa kuko mudufasha kuvuga ubutumwa. Kandi irashimira mwebwe mwese mukora comment mutwandikira, kuko bituma hari byinshi biba byiza kurushaho. Reka tuganire ku nyigisho y'uyu munsi, cyangwa se ikizira cya gatatu muri birindwi Uwiteka yanga ni amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Reka turebe urugero rwa Bibiliya itanga ku muntu wakoze iki cyaha, umwami Dawidi. Dawidi ninde? Dawidi ni umwana uvuka kwa Yesayi, ni umuhererezi cyangwa se ni umwana wa munani, akaba yarabaye umwami wa kabiri wa Isiraheli asimbuye Sawuli wakoze amakosa Imana imukuraho cyangwa se imuca ku ngoma. Mbere y'uko Imana yimika Dawidi, yamubonye mu ishyamba, Dawidi aragira intama za se. Imana ikareba ukuntu Dawidi yita ku ntama, azibungabunga, aziragira neza. Intama yaziragira, inyamaswa zaza kuzirya, idubu, intare, Dawidi agahangana nabyo, akarwana nabyo, bikarangira azishe, izi nyamaswa ntizibashe kurya intama. Uyu mutima Dawidi yari afite ari mu ishyamba niho Imana yahereye imutoranya, ariko imutoranya ari mu ntama. Imana imutoranya kuzaba umwami wa Isiraheli. Mu gihe Sawuli Imana yari imuciye ku ngoma, nibwo Imana yatoranyije Dawidi ku mwami wa kabiri wa Isiraheli. Igihe cyaje kuza kugera, Dawidi koko aba umwami, ariko nawe hari ikosa yakoze mu gihe yari amaze kuba umwami. Dawidi yakoze irihe kosa? Dawidi yakoze ikosa ryo kutajyana n'abandi ku rugamba, birangira nawe aguye mu byaha, nk'uko tubisoma muri Samweli wa kabiri 11 umurongo wa 15. Haranditse ngo, cyangwa haravuga ngo, yandika muri urwo rwandiko atya ati: mushyire Uriya imbere aho urugamba rukomeye cyane, maze mumuhane bamutere apfe. Byagenze gute? Mu gihe ubundi mu busanzwe mu mateka ya Isiraheli, ntabwo ingabo zajyaga zijya ku rugamba kurwana zitari kumwe n'umwami, kubera ko umwami mu ngabo za Isiraheli kujyana nazo ku rugamba byari bifite ikintu bisobanura, na bugingo n'ubu ngubu byasobanuraga imbaraga, cyangwa se byahaga ingabo kurwanisha imbaraga mu gihe zabaga ziri kumwe n'umwami.
kandi byatumaga ingabo ziri ku rugamba zitabasha gucika intege. Umunsi umwe ingabo za Isiraheli rero zagiye ku rugamba, ariko umwami Dawidi ntijyana n'ingabo we, asigara mu rugo. Byagenze gute? Mu gihe Dawidi ingabo zari zigiye ku rugamba, we yasigaye mu rugo ntiyajyana n'ingabo, we asigara mu rugo uwo munsi ntiyajya ku rugamba. Umunsi umwe rero yibambuye arimo ageragenda hejuru y'inzu, arebye hasi abona umudamu cyangwa se umugore urimwo wiyuhagira. Ahamagara umuntu aramubaza ati, se uriya muntu urimwo wiyuhagira hasi ninde? Umuntu aramubwira ati, uriya kwiyuhagira hasi yitwa Batisheba, ni umugore wa Uriya. Kandi uyu Uriya yari umwe mu ngabo za Dawidi zagiye hehe? Ku rugamba. Dawidi yagize irari, yifuza uyu mugore, birangira basambanye, bakora icyaha. Bamaze gusambana, Dawidi agaruka mu nzu iwe, umudamu nawe cyangwa umugore asubira nawe mu rugo rwe. Kubera ko urugamba rwari rumaze iminsi rutinze, umugore wa Uriya Batisheba araza ashaka Dawidi, aramubwira ati, Dawidi we cyagiye dusambana, nuko yabivuze ariko inkuru ivuga ati, burya wanteye inda. Dawidi akimara kumenya ko yateye inda umugore wa Uriya kandi Uriya ari ku rugamba, yahise avuga ati, mugende mubwire Uriya ku rugamba agaruke mu rugo aze aruhuke. Nyamara Dawidi atumye Uriya agaruka mu rugo ngo aruhuke, urugamba rugikomeje cyangwa se rukibandanyije. Uriya yarumviye agaruka mu rugo, ariko akigera muri Isiraheli, Uriya yanga kujya mu rugo rwe, akajya arara hanze. Aravuga ati, ntabwo najya kurara mu rugo rwanjye ngo nishimishe, njyame ku buriri abandi bari ku rugamba. Bigeze nubwo Dawidi amusindisha agira ngo ntahari ajye kuryama mu rugo, wenda yanda yateye cyangwa se yateye wa mugore yasambanye ayitirira umugabo, ariko Uriya yanga kujya kuryama mu rugo we, birangira akomeje kurara hanze. Dawidi yaje kugira umujinya, niho twasomye ahangaha, arongera amusubiza ku rugamba. Niho twasomye ahangaha havuga ngo Dawidi yandika urwandiko atya ati, mushyire Uriya imbere aho urugamba rukomeye cyane, maze mumuhane bamutere apfe. Niko byagenze koko, Uriya yasubiye ku rugamba, arangije bamushyira ahantu rukomeye, birangira apfuye. Amaze gupfa, Dawidi yihesha amahoro, ariko Imana icyaha cye yakoze, Imana irabona icyaha Dawidi yakoze, iravuga ngo Dawidi icyaha yakoze agomba kukihana. Twibutse ko yuko uko utinda kwihana icyaha, icyaha cyo kigenda gikura kandi kigira andi mashami. Ibyiza ni ukugira ngo icyaha umuntu akihane, kuko ibyaha ntabwo ari ibyo guhunikwa. Niba ukoze icyaha, umuti wabyo ni uko wihana. Byagenze gute? Dawidi, Imana yahise isanga umuhanuzi witwa Natani, iramubwira iti, genda ubwire Dawidi ko yakoze icyaha, agasambanya umugore w'abandi wa Uriya, yarangiza akica n'umugabo we. Natani arabwira Imana ati, Imana rwose urabizi yuko Dawidi iyo umugeze imbere ukavuga ibintu byinshi ahita akwica, ndabona ari bunyice. Imana arambwira ngo genda, nubura ubwenge akwice. Tubonereho kubwira abahanuzi Imana ihaye ubutumwa, uko ugomba kumenya aho ugiye kubuvugira n'igihe ugomba kubuvugiramo, ukagira ubwenge bwo kuvuga ubutumwa Imana iguhaye. Byagenze gute? Natani yagize gutya, aragenda ajya kwa Dawidi, araza yaka audience, baramwakira. Dawidi amubwira ati, Natani ko uje kudusura? Natani ati, rwose nje kubareba. Bakimara kuganira, ariko Natani kuko yari afite amakuru y'ijuru, akajya avuga areba hasi afite isoni. Dawidi avuga ati, byagenze gute? Natani arangije arambwira ati, rero nyagasani mwami wa Isiraheli, aha mu gihugu cyawe harimo umugabo w'umukire cyane. Dawidi ati, aha. Uyu mukire cyane yagize gutya, abona abashyitsi. Ababonye, aho kugira ngo afate mu matungo ye azimane abashyitsi bamusuye, ahubwo ajya ku muturanyi we ufite agatama kamwe, aba ariko azana akabagira abashyitsi, kandi yari afite imikumbi. Dawidi ahita avuga ati, uwo muntu umbwiye wakoze ibyo ari mu gihugu nyoboye?
Natani ati nyagasani rwose uwo muntu tuvugana ari mu gihugu uyoboye. Dawidi yahise avuga ati uwo muntu wakoze ibyo ngibyo akwiye guhita apfa none aha ngaha, kuko Dawidi kuva kera iyo yabonaga ibintu bitameze neza yagombaga guhita abigorora. Aravuga ati uwo muntu aba yarakoze ibintu bisa gutyo, ari umukire mu gihugu cyanjye, akarya intama z'umukene, intama akayirya, uwo muntu akwiriye gupfa. Imana ishobora byose. Natani ahita avuga ati nyagasani mwami, uwo muntu wakoze ibyo ngibyo ni wowe. Dawidi ati ni njye se gute? Natani aravuga ati cya gihe usambana na Batisheba umugore wa Uriya, Uwiteka uri mu ijuru we yarabirebaga. Bakunzi bene data b'umusaraba, inshuti z'umusaraba wa Kristo, tubabwire yuko ibyakorewe ahiherereye hatagaragara Uwiteka wo mu ijuru we abibona nk'ibitwikuruwe. Niba warakoze icyaha, inama nakugira ni uko wakihana. Dawidi akimara kumva ko Uwiteka yamubonye asambana, akamubona yica agambanira Uriya, akica Uriya, akamena amaraso y'utariho urubanza, Dawidi yahise avuga ati kubera yuko koko narabikoze, aca bugufi Dawidi ahita asaba Imana imbabazi. Agisaba Imana imbabazi, agipfukama hasi, akiryama hasi, Uwiteka Imana yaravuze ngo mbonye umutima umeze nk'uko nshaka, cyangwa se Dawidi yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Umutima Imana ishaka Dawidi yari afite ni uwuhe? Dawidi umutima yari afite Imana ishaka ni umutima uciye bugufi, ni umutima wihana. Bibiliya yaravuze ngo bene uyu mutima Uwiteka Imana ntabwo izigera iwirengagiza, ntabwo izigera uyu mutima, iyi nama y'uyu muntu aciye bugufi, ntabwo Uwiteka ashobora kuyirengagiza, kuko Uwiteka akunda abicisha bugufi, kuko ngo abahera ubuntu. Umutima wa Dawidi yari afite rero wari umutima wihana, cya kabiri umutima uca bugufi. Iyi nkuru ya Dawidi wifuza kuyisoma yose, usome Samweli wa kabiri 11 na 12. Ibi bice by'amoko ari bibiri bivuga ku izi nkuru za Dawidi, uko byageze byose biranditse. Ukunda gusoma Bibiliya, iyi nkuru yose nta ngaha wayisanga. Byaragiye ko Dawidi yihanye, Imana imugira imbabazi, cyo koza Imana iramubwira ngo Dawidi wa mwana yaje kuza kuvuka uwo kwa Batisheba, ariko amaze kuvuka Uwiteka Imana amuteza indwara, wa mwana arangije arapfa, kandi apfa mu gihe Dawidi we yifuzaga arimo asenga ngo umwana abeho. Ubundi kubera iki umwana wo kwa Batisheba wavutse hagati yo gusabana kwa Dawidi na Batisheba Imana yamwishe? Ni ukugira ngo Imana yerekane kwera kwayo. Iyo uyu mwana aza gukurira imbere ya Dawidi na Batisheba, bari kujya bibuka icyaha bakoze, bigatuma basubira inyuma. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo kubera kwerekana kwera kwayo, uyu mwana yagombaga gupfa, kugira ngo Imana yerekane koko ko ari iyera, kuko kwera kw'Imana, Imana ni iyera, ntabwo izigera ihinyuka, ihora yera uko yari kera, n'uyu munsi niko iri, kandi niko izateka ryose. Imana ntihinyuka, ihora yera, ntabwo ihinduka, ntibeshya. Mwene data, turakugira inama ngo ugire umutima nk'uwo Dawidi yari afite, umutima uca bugufi n'umutima wihana. Iyi mitima cyangwa se umutima uteye gutyo ntabwo Uwiteka ajya awusuzugura, ikindi ntabwo ajya awirengagiza. Reka tubagire inama, turagira inama abantu mwese yuko icyaha gikurwaho n'uko umuntu akihana. Niba ukoze icyaha, igisubizo ni uko wihana, kuko icyaha ntabwo gihunikwa. Iyo gihunitswe kigira amashami kandi kigira ingaruka nyinshi. Niyo mpamvu Dawidi yarasambanye, yanze kwihana, ahisha icyaha cye, birangira yishe umugabo wa Batisheba agira ngo ahishe icyaha, ariko uko yagendaga agihisha ntabwo cyagendaga kigira amashami
kubera ko icyaha ubundi ntabwo umuntu agihunika, ahubwo icyaha umuntu aracyihana kugira ngo umutima usubirane amahoro yawo. Mwakire ijambo ry'Imana kandi uhoraho Nyagasani abahire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Amen.